nkora ngo nakujura ubujuru nta kintu na kimwe ndagera abandi barakora nkabona bakoresha amaboko bakajya ku kintu runaka kijyanye n'ukwiba gusa ukwiba nabyo nagiye kibingeza bamfunga ngo rero igifite imaje kuzihaga ndumva rwose nubura nazi Imana kumfashije iki kugira ngo ibintu Satani aragatsindwa mbona nawe abandi bazagende babona nawe bamva ndaza kujya mu rusengero nkakurikira abandi bajya gusenga nkagenda nkajya kureba ko hari Imana nindoro wenda nkama imbaraga nkakoresha imbaraga zanjye nkazajya mbona ibintu bivuye mu maboko yanjye byo bivuye mu maboko ya rubanda kugenda kwiba niba wapi kumva ndaza kugera na buri munsi ngo nibye bamfunze ku munsi nibye bamfunze bavuga ngo iki mfite amaguru n'amaboko ndi umuntu w'umusore n'abafite ngo baratuje baratungana bameze neza ngende uwo kwirwa nirukanka ngo ndi kwiba nirukangena ndi kubuta oya imizigo nabyo mbona nta kintu yazangezeho rwose ntacyo tubiraho ibintu byo kwiba mbere buri gihe ariko se kwiba kari byo nabonaga wenda no guhampata ko bampataga ndiyo nka kabiri use noneho nimbere ka ndabahona dore ko nigenje rwose kwiba nagenda nkabona nayo ndirizo mbadayeho ku kadobo ku muhanda subunzongera kugikura Imana izansoboza rwose ibintu byo kwiba mbere mbishira hasi numve merewe neza kandi Imana izabishoboza ako nzajya gusenga azicoboza mbese nkagira n'umutima utekanye byo kure hari hanjye kwiba bive inkoni nakubiswe imigeri yewe reka inkoni zo mu birengezo none usunzashora no kugenda we ariko abundi kwiba wabireka batazarinda bangira n'ikimuga nkaburwa umugore w'umuryango wanjye naho nzaba nubatse ibintu biri kuncanga kwibanda bireka ntazarinda mbwa n'ikimuga Imana aranyibagiwe ariko si uko ko nzabigenze neza ubu koko Mana we mfite ibibazo nzabitura nde koko ariko koko Mana mbona abandi baba bameze neza nta kibazo none ngewe ibintu bizabyandaraye byose kubera ibibazo byarangiye se bari abadamu mbona bameze neza kuriya babikoreje gute koko ngewe byarananiye ubu narumiwe koko Mana nzakora iki ubu buzima nzabamo gutya mbiveho yewe n'intebe rwose ziba zimeze gutya uraho neza ese nashimye ahimbaza amakuru y'iminsi turabo wandi kubona se wavuze amajyepfo wavuze amajyaruguru uzi ibibazo nahuye nabyo mbona mwebwe mumeze neza ariko ngewe ibibazo byaranyishe nayo ibanga mukoresha aho wenda wabuje kumva ibanga mukoresha mbona mumeze neza kumera neza rero nta kundi nukwakira Yesu mu mutima Yesu se wamwakira gute ko ibyo nabyo niwe ushoboye byose ashobora byose gute buriya rero reka nkubwire ibanga weho mbona wirwa mu rugo ugakubita hirya ugakubita hino niyo mpamvu mvuze reka nyuramo ngahanze tuganire nkubwire ibanga ryatuma wakira Yesu mu mutima wawe ibyo kuganyuka bireka nawe igihe kizagera Imana irakwibuka se Yesu akajya mu mutima bigakunda cyane rwose ibyose ukumva biroroshye n'ibikuremereye ukabyereka Imana akajyamo neza bikemera cyane ahubwo reka nkubwire nubwo ndi kugenda mpanyuze nari ndi kwihuta tuzaterana ku isabato uzambabarire umfashe uzazinduke kare tangira saa 2 zuzuye uzabe wahageze nawe ubyigisha ibyo nzabikora nimba kuvuga ngo Yesu ajya mu mutima umuntu akumva ibibazo afite ibyo nzabikora nimba Yesu abikemura oya Yesu arabikemura nta kijya kimwe ni ku isabato hagiye uwo munsi waba ari ku isabato uzazinduke kare saa 2 ni kwigisha saa 2 ku isabato uwo munsi rero nta nubwo mumenya ahubwo sinzi ukuntu uzabigenza rero handi urusenga cyane nta rusengero ngira nta rusengero rugira nta n'ubutyo mbizi ni ku isabato uzazi nzaza ku isabato abari ryari abari kwa gatandatu niko njya numva bo hirya bavuga nanjye numva isabato nzayibaza buri muntu wese numva ibyo bintu bibaho koko Yesu ajya mu mutima umuntu akaruhuka ibibazo cyane hano hirya impande wa muhanga reka kayunyura mu tugiye mu kazi niho urusengero rwacu niho abandi njya mbona abantu benshi bo baba bari gusenga bashaka Yesu baba bari gusenga ibibazo
ibibazo byabo byose babyereka Imana cyane rwose ni ku isabato uwo munsi nzawubahiriza saa 2 wenda nanjye naruhuka mu rugo byaracitse umugabo ntakinyuka kubera ntabwo nzi impamvu oya ntugire ikibazo byose Imana nanjye uwo munsi nzaza murakoze mane bawe mugenzi wawe tujye gusenga ndi kubona amasaha yagiye gusa ndasanga ari siko amasaha yageze wibagiwe ko turajya gusenga ahubwo nari ndangije ubu ngubu narinje ngo tugende sabato yatagiye amasaha yageze ubu no pastor wasanga yaje twagiye ubuse turasanga ikigisha mu cyane cy'uwo ahubwo ngeze amara nataka ikigisha mu cyane cy'uwo yego yihuse nyine twihute ko wa munsi hari wa mudamu yaje kumbwira ngo ni isabato wa munsi wageze batangiye gusenga kajya kuzana ibasenga arabe njye kwitegura uriya munsi ambwiye ngo bumva ijambo ry'Imana bagakizwa ibintu bikagenda neza kagaza nibase vuba nkarabe wa munsi wageze ngire vuba kangarabe wa munsi wo kujya gusenga wageze kangarabe wa mudamu yambwiye ko umuntu abona Imana kangira mvuga wanjye atari yazi ari igihe yanambuze kangira vuba ariko Mana we abandi bavuga ko babona Imana bagakira bagasa neza ariko ngiye bya agusha wima Beatrice kandi imeze bite ko ndaburi gukaraba muri iki cyo gusenga umuzi kwa kangahe ni ku isabato isabato ni ibiki isabato mu munsi abantu basengera bakaruhuka bakaba neza bagasa neza nibishoboka uyu munsi nari ndagupanje ko tujya gusara bya bigori nuko byarumbye turajya kubisarura ibyo bintu mbwira wapi turareka tujya gusenga nta muntu wabonye Imana igitondo ubona ndagira aho utagikunda akagushe sineka cyariho wowe urasenga ibiki ndangije gukara ahubwo ndagiye umva reka mubwize ukuri ndakubujije nubikora urambwira uraza unsobanurira reka ngende gusenga ndagiye ariko ubundi reka manze nkubaze uyu munsi ko nzi ko dusenga ko twasenga ku cyumweru kera nyivuga mu nda ya mama na data uyu munsi wewe gusenga gute ko nzi ko uyu munsi ari kwa gatandatu isabato niyo nziza ni isabato yaremye iraruhuka isabato reka nkubwire icyumweru ni kuwa mbere ngo wa sabato niko bambwiye isabato uzansobanura ngendagiye ariko ndakubujije umunsi nzaza gukubwira Imana yaruhutseho ubona na Satani ndabona Satani nge sinamubona n'Imana ntabwo nayibona mu shefe icyo kibazo ni ikindi kibazo iyo sabato se nanjye ngiye kuyireba ari umugabo wanjye wenda nawe azayumva tugasenga natwe tukagira umunezero mu rugo rwacu ndagiye ngiye kureba iyo sabato abantu bivuga bavuga iyo sabato abantu bose isabato ni ibiki sabatora ndikumva bari no kuririmba ndikumva ari n'ahantu heza kandi ngiye gusenga numva ibyo baba bari gukora ntabwo ari byiza cyane pe ndahagera imbazi izina rye nagiye gusenga imbazi izina tuye mu byaha atura mu mutima wanjye niba uzazane mwibunore Yesu ahimbazwe duhimbaze izina rye duhimbaze izina rye yaducunguje amaraso ye Yesu ahimbazwe. ese aba bantu igihe basakurije bimeze bite hanyumvirize ngegerara cyangwa hari kwiga ku nama y'ukuntu barafata ibisambo so barambuga ngo ndi igisambara ibisambo nabivuyemo ntabwo nkiri kwiba nge ese ko ndi kumva bari kuririmbara baraho mbere
bari kuririmba isambo ku musaraba kirarabuzwe cyarihanye nanjye mbwiriza mwizigire noye kujya ncumura ntabwo ndi igisabo rwose noye kujya mugomera yewe nari ndimo kugenda ubundi ikinzanye hano ndaje numva abantu bari gusakuza imeze neza nagize ngo Imana ishimwe yarabuzwe cyarihanye nanjye mbwiriza mwizigire noye kujya ncumura ibyo bicike. Amena. Tuti bakundwa bene data Yesu ashimwe. Ayimazwe. Materaniro nk'aya twari tuyakumbuye twagize umugisha Uwiteka Imana uyu munsi yanyerekeje ku isomo nimwe mu mategeko y'Imana nkuko amategeko y'Imana 10 nkuko muyazi se yego buri toro ry'abadivantiste tugira umugisha wo kwiga tugahabwa n'umudendezo buri wese akiyumva mu isomo ashaka uyu munsi Uwiteka Imana yashimye yuko twiga ku itegeko rya 8 ninde muri mwe wabo uryibuka ngo twumve ko mwiga Muna mukristo mwene data yatubwira avuga ngo wikokoze umunsi w'isa mwene data na wamwunganira ku byo yaratubwira wakomeza aravuga ngo ntukibe murakoze cyane mbese mujya mubyumva hirya no hino mukajya kumva ngo umuntu kandi ni umugabo ufite imbaraga ni umubyeyi ushima Imana wamenye Imana ukajya kumva ngo yibye ahantu ugahemukira akamanyu k'umutsima kandi byisi muri make umuntu azabisiga siko mubizira kandi umuntu buriya Imana kuko nta n'umuntu uzajya mu ijuru w'umunebwe buriya amategeko y'Imana Bibiliya ni umuyobozi mwiza uyoborwa nayo ntazayoba itegeko ry'Imana riravuga ngo ntukibe koko dukwiriye kwiba turi abantu bamenye Imana yaraduhaye imbaraga ikaduha n'ubushobozi twagakwiye gukora tukabona ibidutunga hagati aho ngaho hari irindi somo nifuje ko twaganiraho mu mategeko y'Imana rivuga ngo murongo wa 8 igice cya 20 haravuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato nibyo koko Imana yararemye ishiraho ibintu byose ari ibidutunga ari ibidutungira ubugingo ibintu byose mubona Imana arabiremye mu minsi 6 ariko umunsi wa 7 iraweza iwita isabato ariyo mpamvu natwe ubona uyu munsi twateraniye hano kugira ngo tuze guhura n'Imana kuganira nayo kugira ngo twiyuzuze nayo amen ariyo mpamvu yemeye kugira ngo itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese atagira ute atarimbuka ahubwo ahabwe iki ubugingo buhoraho ese aho ngaho muri ayo magambo twize nta waba afashijwe n'ayo magambo nagize amahirwe ese muri iteraniro n'abashitsi barimo niba barimo twabakira ndabona barimo bene data mureka tubakire amena bakiriye ngo iki turabakire mu izina rya Yesu Imana ibamugisha kandi no mu ijuru tuzagaruke mbese muri aya magambo twize inshuti bavandimwe mwatugendereye nta jambo ryaba rigufashije rimwe muri bo kugira ngo natwe dufatanye urugendo rujya mu ijuru
kubwira iteraniro ryiza tugize tukaba twagize n'umugisha wo kubona abashitsi mujye mukunda kurarika rega hari benshi bataramenya ubutumwa twe twamenye kubwira ayo magambo meza rero Uwiteka abashije kunyuza mu bwoko bwayo bw'umwana wayo reka turimbe indirimbo ya 57 dukomeza hagira ubitekerezaho nimba yemera kwiyegurira Imana erega natwe niko byaje niko byagenze Mukini murangurure nawe rakwatwa nayo magambo ubutumwa mwisi nawe rakwatwa nayo magambo ngo yemere kwizera Uwiteka Imana yacu bayanyica abashaka bari bari imbere tukamwakoni wabiringanirije azamwakira bari umukuru w'icyo yatanze akamwakira ni mu bimenyesha batuye Imana guvugisha nishari mu rugo rwa amahirwe yo kubona intama yinjira muri twebwe mbese ntabwo mwamuha akanya kugira ngo agire icyo atugezaho reka mwene data tumuha akanya ndabona tugize amahirwe yo kunguka undi mukristo umwe muri twebwe agira icyo atubwira reka tumuha akanya tumutege n'amatwi mwene data ni karibu mu rugo rwaso murakoze ubwo nanjye akazi nakoraga karakubujura mbese ngeze ahangaha numva wayanga icyo cyigisho ninge mwagiteguriye oya ntago ari twe n'Uwiteka wabishimye buriya ndahageze numva umutima urandiye womatira kwihana ibintu by'ubusambo nkabishira hasi n'ukuri Imana ngubu ako nditeguye rwose nizeye kwihana Umwami Yesu anyakire mu buzima bwe azagushoboze azanshoboze mbese nanjye nzageraho ngaho aho mwateguriwe turakwishimiye Imana y'umugisha mbese tugize amahirwe bavandimwe tundi mwene data winjiye mu ntamba z'Uwiteka reka dufatanye umurimo reka mutabe umukuru w'itorero ringanirijwe amuhe ako kwicara Imana iguhe umugisha namwe murakoze nshuti bakundwa mureke twicishe bugufi dushenge twongeye kugushima Uwiteka Mana yacu tugushimiye urukundo ruhora kuri twebwe ubihimbarizwe amena Mana yacu tugushimiye aka kanya waduhaye ko kugira ngo twongere kwibuka neza ko ari we waremye byose izina rya nirihabwa icyubahiro Mwami Mana yacu tugushimiye yuko waduhaye abashyitsi ugategurira iteraniro data byabaye kuri kubwawe reka tugushimire iyo neza n'urukundo watugiriye ubihimbarizwe Mwami Mana yacu twize amagambo akomeye twize kuko tugomba gukora tukareka kwiba data mwiza ndakunyinze ngo udushoboze uduhe imbaraga uduhe kunyurwa Uwiteka ubwo ugiye kuzana tuzagukoza isoni tuzajyane n'abakwizeye amen Mwami Mana yacu tugize amahirwe yo kubona abashyitsi mu iteraniro hagize umuvandimwe wacu uhindutse waravuze ngo niyo yaba umuntu umwe mu ijuru murishima twishimye yuko ibi bikunejeje ubihimbarizwe Uwiteka Mana yacu harimo n'abatabashije gufata icyo cyemezo kubwo imbaraga z'umwanzi ariko tuzi neza ko ariwe wasinze ikaruvari ndakunyize ngo nabo ubashe gukora ku mitima yabo twebwe nabo tuzakirizwe mu bwami bwawe tugushimiye rero ko dushoje iri teraniro ndakwinginze ngo Mwami Mana yacu amagambo twigiye hano ntabe imfabusa ahubwo abe kudukomeza twese tuzongere guhurizwa hano ku munsi wawe wejeje ukawuha umugisha ariwo sabato kimenyetso kiduhuza nawe byose tubyakira ubuntu kubwa Yesu Umwami wacu n'umukiza amen materaniro yacu rero ngubu arashoje nabonye byagenze neza cyane nafashijwe najyaga guhaguruka nkongera nkicara mwumva ko umugabo aranyica uwo ni umwanzi Satani rero bura ntabwo ubizi uzamutsinda mu izina rya Yesu yegurira umwami umugabo se ntabwo yankubita njye kumanza ngende mbimubwire tubitekereze umubwire ko nabonye urusengero rwiza
kwisaba umuntu yakirizwamo rwose umuntu akaboneramo ibyishimo. Oya nta kibazo ahubwo mu ndirimbo twize se harimo bani zagufashije. Zamfashe najya guhaguruka nkongera nkicara wa mutima w'umugabo. Burara reka nkubwire. Ukomeze usenga Imana iri bugufi bwawe. Aho gakira ngo n'indirimbo uzajye aho uzajya uburi igihe wumva ibibazo bije. Uzajya urarambura mu ndirimbo uragwaho uririmbe kubera Imana izagera guha ibyiringiro mu ndirimbo uzajya uraririmba. Urakoze. N'iki gitabo cyo kugenda nyereka umugabo arahita afashwa nawe uzabona tuzanye. Mugere amahoro. Nawe urakoze. Naye kangene njye kubibwira umugabo. Nabonye hari ahantu ari heza cyane. Ahantu ni heza cyane.